So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi none akaba ari umwami w'umwana of course ndi umwami muto cyase unyite musaza wabo uko ubishaka. So baba ndimo nikatisha muri ino mihanda ni mugoroba nibwo naje kugira ahantu habere igitaramo cya Chris Eazy nuwo twakita Juno Kizigenza Alyn Sano bari mu bantu baraye batanze ibyishimo bisendereye. Ubwo rero ndimo nikatisha muri iyo mihanda mvugo ati no mihanda papa ese iyi mihanda imeze gute dadi wanje, nibwo naje gusanga umuntu witwa Minister utuma twishima Abudara nawe yarari mu bitabiriye icyo gitaramo. So wamaze gukanda subscribe, se niba utarakanda subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Subscribe yawe nimero yanjye ni 0785758561. Ushaka kwamamaza ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi waduhamagara kuri iyo nimero. Chris Eazy rero na Juno Kizigenza ndetse Alyn Sano bashimishije abayobozi nabo bari nabo bayobora mu gitaramo cyaraye kibaye nimugoroba. Abahanzi nyarwanda barimo nka Chris Eazy, Juno Kizigenza, Alyn Sano batanze ibyishimo ku bakunzi b'umuziki wabo mu gitaramo cyagaragayemo abayobozi barimo nka Minisitiri utuma twishima umuyobozi w'umujyi wa Kigali Manuel Dusengiyumva cyase Sengiyumva ndetse n'abandi bayobozi bari baraho ngaho. So guys no kuvuga ngo rero ni igitaramo cyabaye mu ijoro ryo kuri uyu tariki ya 26 Mutarama 2024 aho twakita muri Comfort Zone habera ibitaramo bigiye bikomeye. Ni igitaramo rero cyitwa Kigali Youth Festival Center. Igitaramo bro ni igitaramo cyitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye barimo umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva, Minisita w'urubyiruko n'iterambere ry'abahanzi Minisitiri utuma twishima Abudara, Meya w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmanuel. Abo ngabo bari mu bayobozi bari bitabiriye. Sabo ngabo gusa kuko hari n'abandi bitabiriye iki gitaramo cyatangiye gitinze bijyanye nuko byari byitezwe. No kuvuga ngo rero uko abantu bari biteze kukizamo niko ntago ariko byaje kugenda kubera yuko cyatangiye gitinze ugereranyije n'uburyo cyari buze gutangiramo. So no kuvuga ngo rero ubusanzwe byari byitezwe yuko iki gitaramo kiri buze gutangira ku isaha ya 11 cyane ko cyari kigamije kumurika ibikorwa byagezwe n'abiganjemo urubyiruko. Ni igitaramo nyine ubundi kature ni nk'ibyagezweho cyangwa se ibyahanzwe nyine sinzi ukuntu nahita mbibabwira, ariko nyine ni ibintu tuvuge wenda ni nk'ibintu byahanzwe ariko by'umwihariko ni ibintu byarebaga ibintu bijyanye n'urubyiruko muri rusange. Nicyo gitaramo rero cyari cyo kumurikamo ibyo bintu muri urwo rwego rw'umujyi wa Kigali ndetse n'abandi. Siko byagenze kuko cyatangiye ahagana saa 4 z'ijoro. Urumva niba cyabatangiye saa 11 kikaba cyatangiye saa 4 z'ijoro, urumva ni ibintu nyine bitari byoroshye. Ubwo rero hari ku isaha ya saa 1 z'umugoroba uwari uyoboye iki gitaramo yajyaga gutangiza ku mugaragaro iki gitaramo cy'urubyiruko basanze batigeze basuzuma amatara, bityo rero ko umuhanzi atajya ku rubyiniro mu kizima cyangwa se kwa kundi ahantu batagaragara. Ibintu byatumye rero hatangira gusuzumwa amatara y'aho hantu. So usibye icyo kibazo rero cyo gutinda gucana amatara byatwaye umwanya munini cyane kuko urumva amatara ntago yari ahari, ntago yakaga, sinzi ukuntu byagenze. Habayeho n'ikindi kibazo cy'umuriro, umuriro w'amashanyarazi wabaye mukeya bigasaba kwitabaza generator nubwo icyo gitara nubwo kitarambye bitewe n'ibyongereye. So guys no kuvuga ngo ntago byigeze biramba
ibyo navuga yuko byarangiye ahagana saa 3:50. Urumva amasaha yamaze kugenda uko byagenda uko kose ku bantu bari butangire saa 11 yewe saa 3:50 saa 4 rero zuzuye nibwo igitaramo cyatangiye. Ikindi nababwira cyo nuko ku rundi ikindi nababwira cyo nuko uku kudindira byatewe n'umuriro ndetse n'amatara byatumye abayobozi bagiye batandukanye barambirwa nyine bituma hari n'abataha kitarangiye nyine abenshi urumva ntabwo biba byoroshye ku ibintu byari bitangiye saa 11 ugasanga saa 4 z'ijoro. Ni igitaramo rero bamwe mu bayobozi bagiye bitahira rero kitarangiye. Ni igitaramo kitaranatangira, bamwe mu igitaramo mbere yuko gitangiye cyose mbere yuko kitaratangira navuga yuko bamwe mu bagitangiye navuga ko abenshi muri bo ntago bigeze bakirangiza kuko wabonaga barimo kwigendera. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali rero Dusengiyumva Samuel yahise agenda ndetse akurikirwa na Minisitiri w'Urubyiruko Abdallah utuma twishima wabanje kunyura mu bikorwa by'urubyiruko navuga ko rwiteje imbere, rwari rwazanye nyine kwa kundi baza nko kumurika aho ngaho. Ni ibikorwa navuga ngo nyine byo kugira ngo bigurwe nkaho nyine mu arya muri baro bya cyamunara babyita. Yes, ni ibikorwa nyine twakonde bavuga uti ibi ngi ni ibintu by'urubyiruko twagiye twiteza imbere, nyine ni ibikorwa bazanye byo kugira ngo bikorwe nyine sibyo. Kera kabaye rero umuhanzi wa mbere yageze kuri stage isaha ya saa 4 ni saa 4 zuzuye. Uwo muhanzi ari Juno Kizigenza niwe wageze kuri stage bwa mbere. Yageze ku rubyiniro atangirira ku ndirimbo Otsoma yakoranye na Bishanya, bayita Otsoma harya yandi mo itemetse ntago mbizi. Yakoranye na Bishanya yazamuye urubyiruko rwari rumaze amasaha 4 bategereje. Urumva nk'umuhanzi nkuriya. Uyu muhanzi rero kandi yaririmbye indirimbo zirimo Fit Yaraje, Jaja, Igitangaza yakoranye na Bruce Melody ndetse na Kinisol ndetse n'izindi. Uyu muhanzi yazanye ababyinnyi kazi kuri stage bamufasha kubyina indirimbo ze zigiye zitandukanye. Muri abo babyinnyi harimo Soda Vibes, muramuzi cyane. Uyu musore rero yasoje indirimbo yaririmbaga iri muzashimishije cyangwa se muzashimangiye impano ye mu 2020 ni Nightmare ndakeka Nightmare sibyo. Niyo ndirimbo yaje, ni imwe mu ndirimbo nyine zatumye umuntu witwa Juno Kizigenza amenyekana ku rwego rwo hejuru. Abo bose bo bisoje hasajyaho umuhanzi witwa Chris Eazy yaje kuri stage atigisa byiniro. Muramuzi uyu musore n'umwe mu bantu bajya kuri stage ibintu rwose bikahita bimera ukundi, ibintu bikahita bihindura umuvuno. Navuga yuko uyu musore yatangiriye ku ndirimbo Amashu yasohoye mu 2021. Iyi ndirimbo yazamuye amaboko y'abafana bari biganjemo urubyiruko. Chris Eazy yaririmbye izindi ndirimbo zirimo Basi Sorry, Edeni ndetse n'izindi yaririmbye. Chris Eazy yasoreje ku ndirimbo Bana yakoranye na Shafi, imwe mu ndirimbo kugeza n'ubu ngubu zikirimo gutwika, zikirimo gutrendinga cyane wagira ngo nibwo igisohoka. Kandi ni indirimbo imaze igihe mani, indirimbo imaze iminsi ariko nyine ni indirimbo ntago abantu bajya bayihaga. Navuga yuko umuhanzi witwa Shafi ubundi asanzwe abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho ahantu aba. Mbere yo kuva ku rubyiniro Chris Eazy yahamagaye umubyinnyi Titi Brown maze abafasha abafana
ariko mana urebye ikiganiro ku Nyarwanda umuntu witwa Juno Giti ndetse Brown ndakibatuye muze kukireba cyasekeje ni ikiza byatari. So abafana binaga mu bicurumva nka Titi Brown urumva ni umwe mu bantu man Titi Brown afite igikundiro nyine byatari. Nubwo kuri Eazy yaririmbye uyu muhanzi yahise asaba umuvanga muziki cyangwa se DJ asubizamo bana kugira ngo Titi Brown ayibyine. So mu bahanzi rero umuhanzi kuri Eazy yaje yari kumwe na mushiki we mu mugabekazi muri navuga ko bundi nawe asanzwe ari DJ we wihariye. So nyuma y'igihe rero amuherekeza ari mu bamufasha kureba indirimbo akora kuri stage, yaje aherekejwe na Juno Giti n'umugore wa Juno Giti ndetse na Titi Brown n'abandi bose baje baherekeje uyu muhanzi. So Giti Business Group ntabwo ko hafi yose ari hari. Alyn Sano niwo wasoje nyine niwo washyiza akadomo kuri iki gitaramo. Uyu muhanzi kazi rero yaririmbye indirimbo ze zirimo boom biryoha bisangiwe Seles yakoranye na Seles yakoranye na Fik Mike na wa muhanzi wo mu Burundi ntago mwibuka. Uyu mukobwa rero yageze ku rubyiniro amasaha atangiye gukura ku buryo abantu bari batangiye gutaha, abandi batangiye kunanirwa nyine bitewe n'umwanya bamaze bahagaze. Ibintu byamusabye imbaraga z'umurengera kugira ngo abagumishe mu kirori. Urumva nk'umuntu uvuga utewe n'abantu banshizeho ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu bakomeze babe bagihari. Nubwo rero kubundi Alyn Sano wari bubanze Chris Eazy ntago bari bugende atabaririmbi uko byagenda ko ariko kose cya Juno Kizigenza. So nubwo rero nubwo atarameze neza yararwaye yabashije kubyinisha abafana be mu ndirimbo zimwe mu ndimbo zagiye zikundwa cyane zishimiwe cyane. Navuga ko n'indi mweza mu ndimbo zagiye zishimwa cyane, indimbo zishimwe cyane cyangwa se indirimbo zashimwe cyane n'abantu bari bari aho ngaho. So no kuvuga ngo rero nk'indirimbo yitwa Turawusoza iyo ndirimbo yitwa Turawusoza y'umwari yatunguwe no gusanga indirimbo ze nyinshi abafana bazizi, by'umwihariko iziri kuri album ye Urumuri aherutse gushyira hanze. Abahanzi rero nyarwanda nka Chris Eazy, Juno Kizigenza, Alyn Sano batanze ibyishimo ku bakunzi b'umuziki wabo mu gitaramo cyaranzwe no gutinda gutangira. Abitabiriye iki gitaramo barimo abayobozi bizihiwe cyane n'ababyinaga n'abahanzi. Man reka twirebere, ndabona umuyobozi rero umuntu witwa Abdallah utuma twishima, namubonye mu bantu bari bari aho ngaho. Navuga ko abayobozi babashije kuguma mu gitaramo barimo nka Ngabonziza Emmy ndetse n'abagenzi be. Urumva bose ntabwo bahise bataha, benshi bishimiye ko byibuza aho ngaho bishimiye icyo gitaramo nubwo bari batinze. Reka mbashimire mbabwira ngo rero mukomeze muryoherwe kandi mbabwira ngo be sorry bantu banjye.